agize gutya ko yangogeranya amaguru kugira ngo abashe kugera gutya. Urabona amaguru ko nari kubosha. Urabona hari stress bintera wapi ukaburi kumufiringa mu maso umureba mbese ku buryo bigutera sante mukavuga ati cyakora mugabo agaswera ukanyura. Kandi mujye mwibuka kubwira abagabo banyu hari umugore ujya guswera akagarama gacece kandi hakubwira ati aho umugabo mwiza ati ngeza hati hindukiza ha garura. Jye ubibwira umugabo aho wumva atayigeza ibari yawe kabisa, imburi bari yawe ntawe ufite mama yifatanyije. Jye ubwira umugabo niba yinjije mu gituba ugasanga arimo aracumita gusa we hari jya bari kuryoherwa wowe warenganye. Jye umubwira ati sheri washyize hano ukagira gutugahindura nimba uri mu gituba ugire gutyo ugire gutyo imburu yikaragire. Iyo ugaramye mani mujye mumenya gutanga keya. Urumva n'andi maposteri iyo ugaramye mbese muri make niba ugaramye hari n'abagabo bakunda guswera abakobwa nyine umukobwa yagaramye yahuje amaguru kubera iki cyane cyane ajya yumva kugira ngo umugabo birakore kira kintu cyangwa ira posteri nuko aba yumva we mu gitsina hari jye uba warabyaye vuba cyangwa ki ufite mu nda hanini. Abagore ntago tunganya mu nda, hajye ufite mu nda hanini yajya asunika makumva nyine irirukanka akavuga ati huza amaguru abona ukayahuza gutya. Niba wayahujije gutya amaguru akaba yiriho cyubuje. Ntago bisaba ingufu cyane, ntago bisaba kwivuna cyangwa se ukabana muhindura. Niba atubakireta neza yahaguruka ugasangano yarice haratose igituba umva kirashyukwa kikagenda kikazana amazi nyaboneka noneho iyo yakunye biba ari akarusho. Wa mukobwa ugasanga nyine uri muri toratozo tuntu wakora ku musore kamwe ati sheri wambaye nabi, sheri wambaye agashati kazinze nabi mbese kugira ngo uze kubimwereka ujye watura bimubwire ntugapfire muri Nyagasani nguribwe n'umushyuko mani igituba kiraryana ku buryo kiwana yasara ku musozi ukiruka. Cyane umusore buri igituba cyashyutswe kigira umuhumuro wacyo. Wabaye ni wawe uvuye muri dushe ukoga ishuri igihumbi washyutswe igituba kigira umuhumuro wacyo mwiza cyane kuko n'abagabo bawumva. Hello guys, mbanje kubasuza bari hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye bakunda kunkurikirana cyane. Uwiteka ajya bamera umugisha cyane. Yambibutsa gukora subscribe ku Mucyo channel mukakora link mugasharinga kabisa iyo nkunganye mba nyikeneye. Kandi mwibuka kujya mukora comment nazo ziba zikenewe kugira ngo ejo handi nzabereke ikindi kiganiro. Nimwe mugenda muma ibiganiro mba ni bya bibazo mumbaza nkabona uburyo kimbi basubizamo. Ikiganiro ngiye gukora ahangaha mugikurikirane neza ugihe umwanya. Kandi mbibutsa ko wa mwana utarajya imyaka 18 atemere kureba ikiganiro cyanjye kuko ibi bintu mba narabigeneye abantu bakuru cyangwa urwangavu n'urubyiruko nyine rwemere kuba rwabireba. Uyu munsi ngiye kuganira ku kiganiro cyerekeranye n'ukuntu umukobwa ashobora gushyukwa yicaranye n'umukunzi we uri kumwe n'umukunzi wawe. Wowe mukobwa ukabishaka ariko ukabura buryo kimurabizi intege zacu zo kubivuga ngo sheri ndagushaka mugabo mwiza ndagushaka ndumva ameze nabi. Mujye mutinyuka mwisabira abagabo. By the way nje ntago nashyuka ndi kumwe n'umusore ngo mbure kubimubwira. Ujye ubimubwira ugasanga umukobwa nyine hari geste afite zimuranga ko yashyutwa ariko akabura uburyo ki abivugamo. Ubundi biranga uwo mukobwa nyine ukuntu aba ameze cyane kenshi yari kumwe n'umukunzi atabivuze cyangwa yatura bibwire sheri wabimenye. Ugasanga umukobwa yicaye wenda nko mu ntebe umusore yicaye hariya hari ukuntu ureba umusore nyine nawe ukamukurura neza ukabona fresh. Ugasanga nyine ni ya maguru yacu. Ubundi iyo niyo system yo kugaragariza abasore nyine ko tubashaka ari geste dukoresha. Icyambere no guhindura indebo. Niba wamurebaga muri guseka uhindura inseko mbese sound inseko igahinduka kugira ngo umugabo aze kumenya neza ko wabishakaga. By the way mujye mutanga nibyo bimenyetso bigaragara ureke gupfira muri Nyagasani. Ugasanga nyine amaguru niba twicaye mu ntebe amaguru yanganize gutya ntago bari hamwe kuko uba washyutswe umushaka mbese igituba cyarese fresh ku buryo mbese uzi ko babonyene we ni wanapfa no kuwumva wowe nyiraho. Urabizi neza umukunzi wawe maze kumwereka gutya izo geste kugira ngo umwereke ko umushaka no kugira ngo mujye muri cya gihe cy'imibonano. Cyane ntukajye ujya mu mibonano ngo ugende umeze nk'umuntu w'inka umere nk'umuntu w'amatungo nyine
uragenda umugabo ukamwitaho ukamuhata keya sheri shushu sweet mutima je t'aime I love you ndagupenda mbese indimi zose urazivuga umusore ugenda neza ukamwegekana ku buriri ukamukarisa kabisa ugahera hano ubundi uhera hano mu bwanwa ukamanuka umusoma umubiri wose umusoma ku mabere ukamanuka hano hose kugera igihe uri buze konka igitsina cye murabizi nta muntu wajya mu mibonano mpuzabitsina adafite isuku ugomba kuba ufite isuku umugabo ukamutegura wamara kumutegura ku buryo ubona imboro yazanye ururinda umugabo akaza kuri kote y'umugore ubundi umuhata keya umugore nawe uramusesa ukamwonka igituba ukarigata ahantu hose kuko ndabizi neza njyewe ntabwo najya umva uwo ari we wese sinshaka kujya kuhura n'umuntu mfite isike murabizi isike nyine tu ndumva nawe byatera isoni ngo ugende usanga hari n'umukobwa by the way mani kuri amutata yantwaye umugabo ujye umenya gutanga kaya nibyo mba ndi kukubwira kugira ngo urugo rwawe rukomere cyangwa urukundo rwawe rukomere niba umugabo mu gihe cy'imibonano imboro yamaze kugukarisa urabizi neza ko maze kubikubwira imboro yinjiye mu gituba ntago uguma hamwe ngo amere nk'umuntu uri gushora ukuboko mu ibasi urabizi ibasi iguma hamwe no gushoramo ukuboko mu mazi kongera ukazamuramo buryo niba imboro iri mu gituba jya ugerageza uburyo ki ubuje